icya mbere ngiye kugaruka ku musore Abdoulaye Diallo utabonye iminota yo gukina. Hari impamvu yatumye atajya mu kibuga, iyo by'umwihariko ndaza kuyigarukaho. Icya kabiri ndagaruka ku musore Biramahire Abedi. Uyu musore Biramahire Abedi ndaza kubabwira hari impamvu eshatu zatumye ajya mu kibuga cya Rayon Sport akabona iminota yo gukina. Ibyo ni bimwe mu byo ndaza kuba nabakomozaho muri iki kiganiro. So ngira ngo ibyo nibyo bintu bitatu ngiye kuba nakwibandaho muri iki kiganiro, ariko reka duhere ku musore Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo tibiteye gute rero? Uyu musore ngira ngo na Faringanya yaje kuvunika ava mu kibuga, ariko uyu musore nta minota n'itanu yabonye, cyangwa se abe yabona n'iminota wenda yisumbuye kuri iyo ngiyo. Ariko hari impamvu nyine yabaye, hari impamvu, hari icyatumye uyu musore atinjira mu kibuga. Ubwo rero kanze mbabwire uko bimeze. Nawe uyu musore Robertinho na staff ye ndetse wenda n'abandi bafatanya gusesengura abakinnyi ndetse no gutegura ekipe. Icyambere mwumvaga ko bamanje gusetinga ko bagomba gukinisha ekipe yatsinze imikino ya Fazari, right? Bumvaga ko bagomba gukinisha ekipe ya imenyeranye kugira ngo bataza kugwa mu ikosa ryo kugira umukinyi uza wenda kuba atafite automatism hagati ye n'abakinyi mu gihe tamenyere shampiyona y'u Rwanda, right? Icyo ni icyambere. Icya kabiri rero kuri Abdoulaye Diallo by'umwihariko, uyu musore bumvaga ko Rayon Sport niza gukiriyaringa game ikaza gutsinda byibuze ibitego bibiri mu minota 65 ya mbere. Uyu musore byayiteganyijwe ko ashobora kubona iminota 20 ya nyuma cyangwa se 15, right? Ariko nyuma yo kubona ko bikomeye kandi Faringanya bamwizera nk'umuntu uzi gutsinda, ntago bakwizera Abdoulaye Diallo kurusha Faringanya ufite ibitego bigera mu 10 gutyo. Uyu musore rero Abdoulaye Diallo ikintu baje kwanzura mu masaha ya saa sita nuko uyu musore Rayon Sport neza kwitwara neza ikaba yabasha kubona ibitego bibiri mu minota 65 gutyo 70. Rayon Sport ariko ikaba ifite ibitego bibiri ku busa. Bumvaga ko uyu musore Abdoulaye Diallo ashobora kwinjira mu kibuga nawe akaza agasoza iyo minota ya nyuma asimbuye Faringanya. Icyo ni icyambere kuri uyu musore Abdoulaye Diallo. Uyu musore banze kumushyira mu kibuga ataramenyera shampiyona ngo amenye ngo bimeze bite, kandi Rayon Sport yaraguwe n'umukino. Rayon Sport umukino wayigoye cyane ku rwego ruhambaye, bizeye ko Faringanya ashobora kwishyura, aranabishyurira, ariko Musanze izakugombora. Uyu musore rero ubwo icyatumye atabanza mu kibuga cyangwa se ngabe yanasimbura bimwe muri ibyo ngibyo nyine. Umvaga ko Rayon Sport yatsinda byibuze ibitego bibiri mu minota 65 cyangwa se 70. Uyu musore akamuha iminota 15 ya nyuma cyangwa se 20. Cyo ni icyambere. Ku musore Biramahire Abedi impamvu aje mu kibuga, 1 cyambere ngo ni umunyarwanda, sibyo? Cya kabiri ngo ni umukinyi wakinye shampiyona y'u Rwanda, arayizi, right? Ibyo ni ibintu bibiri wenda mu byo nababwiraho wenda bamanje gutekereza. Uyu ni umukinyi w'umunyarwanda uziranye na bamwe mu bakinyi b'abanyarwanda bumvikana, ngo yakinye muri shampiyona y'u Rwanda, arayizi. Bavuga ko uyu musore icyatumye yinjira mu kibuga ni bimwe muri ibyo ngibyo, kuba ari umukinyi w'umunyarwanda kandi wakinye muri shampiyona y'u Rwanda, akaba ari n'umukinyi uziranye na bamwe mu bakinyi b'abanyarwanda kuko bakinana wenda muri ekipe y'igihugu, ndetse wenda akaba ari n'umukinyi ugeze kugira izina, yatsinze ibitego byinshi. Wenda bumvaga ko wenda ashaka kuza agasimbura akaba yagira icyo abafasha, ariko n'ubundi nk'uko bari barabiganiyeho ntabwo aragira icyizere ngo yumve ko afite ngabe yakwizera neza nyine, ngabe yakora ibintu bihambaye, right? Aho ni Biramahire Abedi. Ubwo icyatumye yinjira mu kibuga n'umubare w'abanyamahanga, ndetse kugira ngo wenda umunyarwanda asimbura uwundi, nabyo nicyo ngicyo nacyo kiba kirimo, right? Adama Bakayoko banzuye ko agiye kujya aza asimbuye kubera ko yabanje mu kibuga umusaruro we uba uri muke cyane. Ibyo bamanje kubyanzura. Ubwo rero ikintu cyane nuko muri ku mukino bafitanye na Kiyovu ku cyumweru muri weekend, nuko aba bakinyi Abdoulaye Diallo bagiye gukora imyitozo iki cyumweru, bashobora kumureba ubundi bakagira gute, bakaba babasha kuba bamuha iminota ku mukino bafitanye na Kiyovu
byo birayikiri kuko bagiye gukora imyitozo muri iki cyumweru kigiye gukurikira. Ariko ubwo rero icyo ni kimwe mu byatumye Abdoulaye Diarra atajya mu kibuga. Alright, Abedi nawe ngo nuko ari umunyarwanda kandi akaba amenye shampiyona y'u Rwanda yarayikinyemo. Ubwo ibyo ni bimwe mu byatumye aba bakinnyi batajya mu kibuga. Asana Innocent we narabwiye ngo ntagaragazana ikintu bita fitness, baracyashaka kumukoraho. Nicyo kintu bagambiriye cyangwa se bafite mu nshingano kumukoraho umundi, ariko bemera ko ari umukinnyi mwiza. Ni umukinnyi mwiza cyane. Asana Innocent ni umukinnyi mwiza. Nababwiye ngo gahunda bafite nuko uyu musore Azizi Basane afite match mbi cyane yabanje mu kibuga. Yagize match mbi cyane kandi iyo abanje mu kibuga buri gihe agira match mbi. Gahunda afite rero nuko rwose Azizi Basane nzabwira imyanzuro bagiye gufata kuri uyu mukinnyi, wenda hagati yo kubanza mu kibuga ndetse no kuza asimbuye. Ariko icyatumye Rayon Sports izana iyi ekipe ni ekipe yagerageje gutsinda imikino myinshi. Muri aba bakinnyi bose babanje mu kibuga, iyi ni ekipe yagerageje gutsinda imikino myinshi muri fazare. Bazanye rero ekipe imenyeranye kugira ngo ekipe igire automatisme hagati yabo. Kuri Musanze rero tubiteye gute? Nize ko afana ba Rayon Sports muhari ku munota ngira ngo Musanze yishyuye igitego cya mbere mu minota 50 n'ingaye gutyo. Yishyuye igitego cya Rayon Sports hakiri kare cyane. Ubwo umutoza wa Musanze yaje kubwira abakinnyi ko umuntu bita Muhire Keve atagomba kwinyagambura muri mediane ya Rayon Sports. Yabwiye ngo mwabonye ko umuntu uri kutugora ni Muhire Keve n'inyagambure. Icyo ni cyambere. Muhire Keve ikintu cyabayeho bamaze kumufata neza cyane gutyo, ikintu cyabaye muri mediane ya Rayon Sports kugira ngo umupira unyure muri mediane ya Rayon Sports ube wajya imbere ku bakinnyi b'imbere byaje kugorana cyane. Kaniyo zafana ku munota guhera ku munota 62 kugeza ku munota 75 Rayon Sports kugera imbere zamu byabaga bigoye cyane. Ekipe ya Musanze baje kuyitsinda igitego cya kabiri ku munota 80. Yaje umutoza wa Musanze yaje kwinjizamo, yinjizemo rutayizamu Adeaga Adeshora Johnson. Yamubwiye ibintu bitatu. Yamubwiye ngo wowe ikintu ushaka, alright, uruhande rwa Rayon Sports rwa Bugingo ruri kuzamuka cyane. Ikintu ugiye kumfasha, ugiye kujya kuri atake, ujye urahengamira ku ruhande rw'iburyo, ugiye gufasha umuwinga hariya. Musanze guhera ku munota 70 ariye cyageze uruhande rw'ibumoso rwabo banga kurukoresha, bagiye gukoresha uruhande rw'iburyo. Iyo kurwari yaje kuva kufura niyo baje gukoresha bazitsinda Rayon Sports igitego cya kabiri. Right, ubwo cyaka nahande ibyo ngibyo Rayon Sports ubwo iracyakomeje muri shampiyona. Ubwo tuzareba ibizakurikira nyuma y'uyu mukino.